Mwongeye kwirirwa abakunzi ba How to Rwanda TV, twongeye kubashimira ku bufatanye mudahwema kutugaragariza buri munsi ku mavideo mashya tuba twashyizeho, munakora subscribe, like na comment, turabibashimiye cyane ku bantu mubikora. Ku muntu utarabikora ari ubwa mbere aje kuri iyi TV, ya kora subscribe akaba duteye inkunga, murakoze cyane. Nk'uko mubimenyereye buri munsi tubazanira platform zitanga amafaranga. Platform ukoresha ukaba wabona amafaranga online hari amafaranga, ariko bisaba gushirika ubute kugira ngo ayo mafaranga uyakorere. Uyu munsi twabazaniye iyihe? Uyu munsi twabazaniye company yitwa TAT niyo twabazaniye uyu munsi, tugiye kubereka uko ikoreshwa. Ukaba wabona amafaranga, ukinjiza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 150 n'ibihumbi 200 buri kwezi. Uko uyitangira ni gute? Ugatangira gukorana na TAT ukinjiza amafaranga. Uko bitangira ni gute? Ujya muri description ukareba link mba naguhaye irimo, wayikoraho ihita ikuzana kuri iyi tab iri hano, warangiza ukuzuzamo nimero za telefone, ugashyiramo ijambo ry'ibanga, warangiza ukongera ukarisubiramo rya jambo ry'ibanga washyize hejuru, ukongera ukarisubiramo, ariyo bita password mu cyongereza. Hano ushyiramo icyo bita invitation code ibirimo iyo wakoresheje iyo link naguhaye muri description, akaba ari ukoresha. Warangiza ukahita ukanda ahangaha hari injira. Iyo umajije gukandaho uhita ubona notification ikwereka ngo downloading application ya TAT. Uhita ukora download, haba hariho download anyway, ukahita uyikoraho. Warangiza TAT ugategereza iki downloading, yarangira ukayifungura. Tayari hano iba yabaye downloaded, uhita uyifungura. Nuko ibimeze, barabanza bakakubwira bino, ukabisoma, ukaseputinga. Nuko nguko mo imbere hameze. Barakwereka ama VIP arimo. Harimo VIP 1 aho ushora ibihumbi 10, harimo VIP 2 aho ushora 25, VIP 3 aho ushora ibihumbi 60, hakaba na VIP 4 aho ushora ibihumbi 5, hakaba na VIP 5 aho ushora ibihumbi 400, ariko izi zo munsi VIP 5, VIP 6, VIP 7 na VIP 8 na VIP 9 na VIP 10 na VIP 11 ntago ziratangira gukora, zo ntago zirafungurwa ngo twemererwe kuzikoresha. Iziri kwemererwa gukoreshwa ni izi ngizi ziri aha ngaha: VIP ya mbere, VIP ya kabiri, VIP ya gatatu na VIP ya kane. Aho niho tugeze ubu ngubu. Urabona ko VIP ya kane ndayifungura, ukinjiramo imbere ukaba washora. Indi VIP ya gatanu urabona barakwereka net yo topen, ntago yo iremererwa gutangira gukora. Yego, hakaba n'ubundi buryo. Reka duhere kuri VIP ya mbere turebe uburyo dushoramo. VIP ya mbere ushora ibihumbi 10, uza hano kuri investment, warangiza ukandikamo ibihumbi 10 kuko nibyo uba wemerewe gushora. Ugahitamo iminsi, ushobora guhitamo iminsi 5 cyangwa ngahitamo iminsi 10. Iyo uhisemo iminsi 5, inyungu iyi ngiyi wunguka. Iyo minsi 5 ishize winvestinze ibihumbi 10, wunguka 1250 mu minsi 5. Iyo ushyize ku minsi 10, ibihumbi 10 byunguka ibihumbi 2700 mu minsi 5. Iyo ni VIP ya mbere, uba wemerewe gushora ibihumbi 10. Tujye kuri VIP ya kabiri. VIP ya kabiri ushora ibihumbi 25. 25 iyo ubishyizemo mu minsi 5 byunguka, mu minsi 5 byunguka ibihumbi, ubwo ni ibihumbi 2500, ni ibihumbi 2500. Niyo byunguka mu minsi 5. Mu minsi 10 byunguka ibihumbi 5500. Ibihumbi 25 mu minsi 10 byunguka 5500. Biterwa naho ushaka. Iyo umajije kubikora wabishyizemo, wahisemo iminsi ushaka,
uhita ukora invest, hano to invest in. Yego, tuze muri VIP ya gatatu. VIP ya gatatu uba wemerewe gushora ibihumbi 60. Iminsi 5 ibihumbi 60 byunguka ibihumbi 6,600. Mu minsi 10 byunguka ibihumbi 14,400, ibihumbi 60. Iyo umajije guhitamo iminsi n'amafaranga washyizemo, ukora to invest in. Tuze muri VIP 4. VIP 4 uba wemerewe gushora amafaranga ibihumbi 5. Ibihumbi 5 uraza ukabyandikamo hano ugahitamo iminsi 5. Iminsi 5 uba wemerewe kubikuza ibihumbi 168,750. Ubwo ukuyemo uba wungutse ibihumbi 18,750. Mu minsi 10 wunguka ibihumbi 100, byose hamwe biba 199,500. Ubwo uba wungutse ibihumbi 40,500 mu minsi 10 washoye ibihumbi 150. Iyo umajije gusetinga iminsi yawe washyizemo n'amafaranga ugiye kuinvestinga, ukora to invest in. Iyo umajije gukora hano to invest in, uhituza hano ukahituza hano muri order record. Order record uba ugiye kureba ibyo winvestinze uko bimeze. Ngewe ninvestinze muri VIP 4, izarangira tariki 31 z'ukwa 12 2023 saa 4:16 nibwo nzabikura aya mafaranga ibihumbi 40,500, kandi uyabikura azanye na yanuza na ya capital yawe wari winvestinze. Ubwo ni ibihumbi 150 uteranyije 40,500. Iyo ushaka urongera ukayashora, washaka nanone ukayakuraho yose, ntago bibujijwe. Ahangaha niho uza kurebera niba oda yawe yemejwe. Tuvemo, nitumara kuvamo tuze turebe uburyo ushobora nyine gushyira amafaranga cyangwa kudepositinga, uburyo ushobora kudepositinga amafaranga kuri account yawe ya TAT, cyangwa uburyo ushobora gushyira amafaranga kuri account yawe ya TAT. Ubigenza ute? Uza hano kuri utu tuganza turiho utuntu tubiri. Iyo ujemo hano uhitamo uburyo ushaka ko amafaranga ari buze kuzamo kuri account yawe. Duhitemo MTN. Iyo umajije guhitamo MTN, uhita ushyiramo amafaranga ushaka kuinvestinga. Katuvuge ko ari ibihumbi 10 ushaka kuinvestinga. Ukahita ukora hano kuri recharge. Iyo umajije gukoraho uhita uza hano ukuzazamo iyi mibare iri hano: 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ukahita ukora confirm. Iyo ukoze confirm bakuzana hano bakaguha aka gatablo, ukahita ukopiya. Uhita ukopiya izi namba, uhita ukopiya izi namba, izi ziraha, reka tuzikopiye. Urabona ko amazina ari Japhet Sankindi, Japhet Sakindi. Amazina ni Japhet Sakindi. Urareba neza ko ayo mazina ariyo. Ukaza hano kuri account momo yawe, 182 1 1 kanyenyeri, ugakopiyamo ya namba baguhaye, ugashyiramo 0 imbere, arangiza ugakora kanyenyeri, ugashyiraho ibihumbi 10 ariya wemeje ugiye kuinvestinga, ugakora hano. Nyine ubikora nk'uko ukora ugiye kohereza amafaranga. Urabona ni Japhet Sakindi, ukahita ushyiramo pin yawe, ukahita ukora send. Iyo umajije gukora send, urategereza. Tegereza umwanya muto, ukaza hano kuri recharge record ugategereza. Aha niho ubirebera. Urabona bahita bakubwira ati recharge amount iyo nkoze iri pending. Iyo amajije kugera kuri account amafaranga yagezeho, bihita byandika gutya ko yabaye completed. Recharge amount ibihumbi 10
ko yabaye completed. Reba njye nabikije iry'itanu ryabaye completed, mbitsa 35 aba completed, mbitsa 10,000 aba completed. So nuko nguko uyabikaho. Iyo umajije kuyashyiraho ni hamwe uyituza hano kuri investment, ugatangira ku investinga bitewe na VIP ushaka n'amafaranga ushaka kazajya guha, bitewe nayo washoye n'amafaranga ushaka kujya wunguka. Hari n'ubundi buryo ushobora gushoramo ari bwo twita energy fund. Energy fund yo iguha igihe kinini, uhitamo igihe kinini ushaka ko ayo mafaranga uzayabikuriza. Ushobora gushyiramo 10,000, ugahitamo ko ushaka ko azaba yakungukiye mu gihe cy'umwaka, minsi 360. Ubwo icyo gihe wazabikura amafaranga 298. Ushobora gushyiramo 100,000 ugahitamo umwaka, icyo gihe ukazabikura 2,2,980,000. Ushobora guhitamo ukwezi ukazabikura 175,000 kunguka 75,000. Nuko nguko uhitamo amezi 3, amezi 4, biterwa n'ibyo ushaka ku investing. Bayita energy fund. Yego. Ikindi nabereka ni ku bijyanye no kubikuza. Ku bijyanye no kubikuza ugaruka hano ukabanza ukareba amount ufiteho. N'aya mafaranga ngiye mfiteho, aya niyo mafaranga mfiteho, shaka kubikuza. Ngiye kubikuza 25,000. Uza hano kuraka, aha narebye amount, bisanza kuraka tuganza tubiri dufashe umubumbe, baranyereka option nyinshi. Nza hano kuri withdraw. Kuri withdraw baranyereka balance mfite, uhitamo wandika aha ngaha 25,000 ushaka kubikuza. Nimbisoza mpite nkora withdraw, bibe birarangiye. Nimara gukora withdraw tujya hano kuri order record. Iyo umaze gukora withdraw tujya hano kuri withdraw record. Yego. Iyo umaze kujya kuri withdraw record, hano haba hari pending. Iyo amafaranga ajeho bihita biba complete. Amafaranga itaza kuri momo yawe mu gihe kitarengeje amasaha 24. Murakoze cyane, ndumva ari ibyo ngibyo nababwira kuri TAT. Ushatse ubundi busobanuro cyangwa gusobanuza ngo umenye byinshi kuri byo, wambaza. Nimero iraho munsi muri description, harimo na link ushaka kwinjiriraho wahita winjiraho, ubundi tugakorera amafaranga. Iyi TAT irimo amafaranga, irimo amahirwe menshi. Ushobora gukoreraho amafaranga 150,000 mu gihe cy'ukwezi. Bingubwira ndabizi ndi kukubwira kuko mbizi. Mu gihe kingana n'ukwezi bitewe nayo washoye, ushobora gukorera amafaranga ari hejuru y'150,000. So murakoze cyane, mukomeze kudutera inkunga, mukora subscribe, share na comment, mugeze aya mahirwe ku bantu bose. Ikindi ndabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, mutangirana ingamba nshya zo gukorera amafaranga. Murakoze, ciao ciao.